umugabo yananiwe no gutunganyiriza iby'urugo ndetse n'umugore we urabizi ko bita birangira. So bizi ntabwo rero babasha kugera ku ngingo ngo umwana w'umukobwa kwanjye cyangwa umugore. Rero yankunze nk'umuntu yabonye ko niyanimira tu muri buri kimwe. Nayo amateka byahise byo nibisanzwe rero biriya n'ibintu bigoye. Yarakijijwe asigaye yizera Imana rwose ngubu. Niba yarakijijwe mwizera ate kadashobora kuba ari ukugira ngo akubone? Wenda hari ukuntu abasore bakizwa kugira ngo bakunde mbese gukurura umutima akakwereka ko akijijwe ariko agakiza kwereka atari ko kameze. Igihe wazirota uruvu usanga ibyo yakwerekaga atari byo bihari, wazabigenza ute? Oya, ndabizi neza ko ari byo bihari byo yanyeretse. Ndabizi neza pe, ndahamanya n'umutima wanjye. Gusa nyine nkuko yahindutse akava mu by'isi akihana agakizwa, birashoboka ko wenda yasubirayo. Ariko nyine mu kirarutsi naho yagwa nyine nagagwa ngahameyo, igihe kiragera kongera akagaruka. Ubu se umuntu udukurikiye ntashobora kugufata nkaho urukundo ari impumyi, bya bindi bavuga ngo ushobora kuba uri kuyoborwa n'amarangamutima y'urukundo? Oya, ntabwo urukundo ari impumyi. Umuntu wese agomba gukunda uwashaka, ariko ntabwo ari cyane. Ndacyabishobora utagira ngo byananira. Ntabwo byananira, ariko gahunda ihari bundi. Hari ikintu bita kwiteganiriza. Kuko urebye uyu nguyu nanjye ubu uzasaza mbere ni ngewe, sibyo? Ariko niwe wansazisha fresh neza, ibintu kagena neza. Neza ubushatse kuvuga ngo ni kwa kundi bavuga ngo inkono zicumbura umusaza uyicukira umusore. Ubu nawe watangiye ntabwo ngende kumva ikintu ushaka kuvuga aho ngaho. Nyine bishatse kuvuga ngo waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Burya rero gukunda biba byiza, sibyo? Gukunda biba byiza, ariko ntabwo ndi kumva neza kutari kwiye kurasa. Oya, ariko ndahari nta kibazo. Jya uvuga kugira ngo nkumve neza. Gukunda biba byiza, urumva? Bikaba byiza kurushaho iyo ukunda umuntu ukukunda, sibyo? Cyane rwose. So simpamya ko wenda ibintu by'urukundo wewe waba ubifitemo experience, sibyo? Ntabwo ari cyane. Ariko ubyibuze niba utagiye kubyiga ugiye kubigerageza. Yego. You ready? I'm ready. Why? Yes, I'm ready. Okay, thank you. Uzikuni waranize. Nawe ngiye gucurangira abahetsi. Okay, ngiza cyane ngiye gusa nongeye kwishimana nawe. Nase ibintu urukundo wewe urumvute wewe. Urukundo nyine ni sumani. Wigeze ukunda aho byibuze cyangwa ni nkaho biba ari nk'ubwa mbere? Kuko ngewe urabizi ko si rimwe si kabiri ngusaba kubana nanjye, si rimwe si kabiri nkubwira ko nagukwashinze. Yego. Wenda hagiye ufite imyaka ingahe? Ntabwo nigeze mbikubaza. 18. Ariko umwana umukobwa ufite imyaka 18 yemerewe gushaka. Numvishe leta nyine igenda ibivugaho.
ariko nizere ko iwanyu batazaneza ingabo. Iwacu se Nizere ko batazaneza ingabo kuko urabona ukuntu uri na keza. urumva Ariko ujya wireba mbabarira umbwiza ukuri, ujya wireba. rimwe na rimwe Iyo wirebye ubona usuta. ntabwo se nyine iyo ndebye ubona nsa gute Ndabona uri ikizubazuba. yego ko Cyane. yego se Mbona uri ikizubazuba kabisa. cyo ntabwo nari mbizi Mbona uri ikizubazuba ariko nawe ni wirebe. Ufite ikirahure? cyo ntacyo mfite ahubwo nyine ndaza kwireba Ariko nizere ko nawe ubizi kuri mwiza. ntabwo mbizi Ntabajya babikubwira se basi. ushobora kuba bahari ariko Oya twe kuvuga ngo bashobora ngo kuba bahari. wese ntuhari nyine urabimbwiye tu Nyene ni wa mbere bikubwiye. Igishukuri. oya ntabwo ari wa mbere Ntabwo ari wa mbere. yego Utekereza ko ari iyihe mpamvu rero sasa? cyana ntabwo mbizi nyine ugiye kumbwira neza Wabonye ute se? si neza ewana ni byiza kabisa Gute ari byiza? ni byiza cyane uko bigaragara Kayusi bimeze bite? Ni sawa. Wabaye pasiteri ariko Yego ndashimira Imana. Nari ndimo kwicuranya gitari hano. Ndimo kumuririmbira. hari umuntu wari umpaye amakuru ko mu rugo uri mu rugo ngo ko wahatwitse. Natwitse gute? Natwitse gute? Ngo wasuwe. Nasuwe. Nta nubwo ari ubwa mbere ngesuwe. Yemo nasuwe. Oya ariko ikibazo ntabwo ari icy'uko wasuwe, ahubwo ikibazo ni uko abantu ngo batemeraga ko ushobora gutereta umukobwa ngo bishoboke. Kubera iki se bavuga ngo ntabwo nashatse? Bazi kiba kiri mu mutima w'umuntu se? Bazi ko Imana ikora se? Yewe kuko nanjye noneho ndabona ntagiye kwemera. Ahubwo wowe ninde muntu wakubwiye ko njye nashatse umugore? Ariko ntiza kuri ya microphone nanjye nifatira inkuru hano ndabona ntazi. Ibisa none se hagati aho ngaho ahari umenya wenda abanyamakuru ukuntu muteye rero. Iyo umuntu avuzwaho akantu gato inkuru muhita mugenda mukazisakaza ahantu hose. Ubu ngubu uraje umena amabanga yanjye yose, ntabwo nebwa bagaragariza umukunzi wanjye, nta nubwo nebwa bagaragariza girlfriend, urumva? Abantu bose batangiye ndabizi bahita bavuga amagambo menshi kuri uyu mwana w'umukobwa, sibyo se? Yose uramura muntu uteye yose ninjye wakira njye nyine. Oya kuba ari mwiza ni mwiza nta nicyo binatwaye, ahubwo nge ikintu nagize nuko umuntu ambwiye ati mwana ko mbonye umukobwa Kayusi yakunze noneho ko yagiye mu batineja, buriya nta kibazo gishobora kuba kirimo ngo abatineja ngo ni abantu baba batari bageza mu myaka 20 ngo bakiri muri za 10. Uyu nguyu twarabivuganyeho nge nzamwikuriza nta kibazo. Urabizi se ko itegeko nubwo wenda mba numva ngo ryarasohotse, urabizi ko itegeko rizakwemerera kumushaka ku myaka yiwe 18? Ya ni ukuvuga ngo dore ukuntu bimeze sibyo? Ngewe ninjye ugomba kwiyubakira sibyo se? Kandi uyu nguyu ninjye wamubazwa, turumvikana? Aka kanya rero we yafashe icyemezo, ukumva se? Yafashe icyemezo ku giti cye. Wenda bishobora kuba bitaba ari ibintu bishimishije, ukumva? Hari abantu barivuga uti ngo Kayusi ngo ntago ngo azahita kubishyira mu buyobe ngo azakuyobya, ukumva? Ibyo byo birumvikana sibyo? Ariko umukobwa ufite imyaka 18 aba ari ready, nawe bimwibariza bikwibwirire. Urumva ari ready yo gushaka? cyo ntabwo ndi ready nonaha. Nawe ntabwo ari nonaha kuko waje kumusura ngo mujye mu rukundo, ahubwo nyine imyaka 18 yawe urumva ubu ngubu iri kukwemerera gushaka? Oya ntabwo byemewe. Uzishingira? Oya ntabwo tuzishingira. None ntabwo tuzishingira kandi ntabwo ari aka kanya, birumvikana niba atari aka kanya nta mpamvu yari yo kwishingira. Ariko ntabwo bivuze ko tutari mu rukundo. Nyine ikibazo kuba mu rukundo, kuki wahisemo kujya gushaka umwana muto kandi abakuze bahari? Abakuze? Ubu ngubu azansazisha neza, urikumva se? Kuko urabona ko wenda ngewe nkuze, urikumva se? Nkuzemo gake ariko ntabwo ari cyane, ndacyabishobora utagira ngo byananira. Ntabwo byananira ariko gahunda ihari bundi. Hari ikintu bita kwiteganiriza. Kuko urebye uyu nguyu nanjye ubu uzasaza mbere ni ngewe sibyo? Ariko niwe wansazisha fresh neza ibintu kagena neza. Neza ubushatse kuvuga ngo ni kwa kundi bavuga ngo inkono zicumbura umusaza uyicukira umusore, ubu nawe watangiye ku ntabwo ngende kumva ikintu ushaka kuvuga aho ngaho.
nyine bishatse kuvuga ngo kubera ko uzi ko iyo umuntu ari gusaza nyine aba akeneye umuntu wo kumwitaho, ukavuga uti ngewe wenda mu gihe nzaba ndi gutamba ntaruka umugore we azaba ari kujya yagera muri bya bihe, ku buryo bizatuma bishobora kuzatuma wenda mbese nsaza neza kuko nzaba mfite umuntu ugifite agatege uri kunyitaho. ese urabona atagafite agatege nyine? Urabona atarimo neza se? ubuze urukundo rwanyu ratarugamije urukundo rwacu nyine ni nk'inkundo nyine zisanzwe, nko ukundana n'umuntu ukundana n'umukobwa se kugira ngo bigende bite? Mushakane. Yego. None se uramwizeye neza 100% yuko ashobora kutazaguhinduka? Ko bajye bavuga ngo abasitari ngo sabo kwizerwa, ngo abasitari ngo sabana beza n'iki. Ntabwo twari tubyizeye ko yahinduka ngo abe pasiteri bitewe n'ukuntu twari tumuzi. So rero kuba yarahindutse akaba pasiteri urumva ni ibintu byadutunguye cyane. Rero ko yahindutse ndakeka ubu ngubu nyine asigaye yizera Imana atamemukira. Kandi nacyo nkundiye. Kandi hari byinshi twese hari uyu mukobwa yambonyemo impano nyinshi zitandukanye, sibyo? Icyo ni kimwe mu bintu byatumye nkunda, sibyo? Ikindi cya kabiri, sibyo se? Yabonye nyine umuntu nyine ushoboye, ukumva ushoboye buri kimwe. Kandi urabizi buryo umugabo yananiwe no gutunganyiriza iby'urugo ndetse n'umugore we, urabizi ko bihita birangira. So bizi ntabwo rero babasha kugera ku ngingo ngo umwana w'umukobwa kwanjye cyangwa umugore. Rero yankunze nk'umuntu yabonye ko niyanimira muri buri kimwe. Nayo amateka y'ibyahishe byo nibisanzwe, rero biriya n'ibintu bigoye. Yarakijijwe asigaye yizera Imana rwose ubu ngubu. Niba yarakijijwe mwizera ate ko adashobora kuba ari ukugira ngo akubone? Wenda hari ukuntu abasore bakizwa kugira ngo bakunde mbese gukurura umutima, akakwereka ko akijijwe ariko agakiza kwereka atari ko kameze. Igihe wazirota uruvu usanga ibyo yakwerekaga atari byo bihari, wazabigenza? Oya, ndabizi neza ko ari byo bihari byo yanyeretse. Ndabizi neza pe, ndahamanya n'umutima wanjye. Gusa nyine nk'uko yahindutse akava mu by'isi akihana agakizwa, birashoboka ko wenda yasubirayo. Ariko nyine mu kirarutsi naho yagwa nyine nagagwa ngo ahameyo, igihe kiragera kongera akagaruka. Ubu se umuntu udukurikiye ntashobora kugufata nk'aho urukundo ari impumyi, bya bindi bavuga ngo ushobora kuba uri kuyoborwa n'amarangamutima y'urukundo? Oya, ntabwo urukundo ari impumyi. Umuntu wese agomba gukunda uwo ashaka, kandi nta tegeko ririmo gushaka ku ngufu, nta tegeko ririmo gukundana umuntu ku ngufu, nta gahato kaba kabirimo, sibyo? Bishatse ngo rero kuba ngewe twarakundanye cyangwa twarahuje, tukaba turi n'abakristo twembi, bikumva se nta cyatubuza rero kubana. Aha, ngira ngo umuntu wampaye amakuru yambwiye ko ushobora kuba utarengeje imyaka 18, sibyo? Yego. Muri iyo myaka 18 ko itegeko ribemerera kuba mushobora kuzashakana nibura uwujuje 21. Urumva imyaka 3 isigaye muzaba mukiri mu rukundo ku buryo bizakorohera kumutegereza iyo myaka 3 cyangwa se gutegerezanya iyo myaka 3? Cyane rwose, Imana izabidufashamo. Ntabwo muzadukoze isoni ngo tuzasange bwaratashye nijoro? Oya. Yego. Tubizere nk'abapasiteri na mama pasiteri. Cyane rwose mutwizere. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abankenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko
ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Binderishema iyo twicaye twahuje urugwiro. Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. GR Studios yababereye igisubizo, aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code iza ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion henshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye, wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General FTV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.